nabiri ku kiganiro cyabanjirije iki ngiki kivuga ku buzima bwa Perezida Paul Kagame mu ishuri rya gisirikare muri Amerika i Kansas. Urugamba rwo kurambagiza Jeannette Nyiramongi, kumubenguka no kumushyingirwa, kuza kuyobora urugamba nyuma y'urupfu rwa General Fred Rwigema agasanga ibintu byose byarazambye. Gusoza iyi chapitre ya kane hari aho Stephen Kinzer asubiramo amagambo Paul Kagame asa n'uwihebye cyane ati koko mana yanjye iri ni ryo geno ryanjye, ni ibingibi koko byari bintegereje, ngiye mu Rwanda muri uriya muriro koko nirwo narindiriye. Yaramaze kumenya neza yuko ingabo za APR yaraje kuyobora zabaye impehe, bamwe bari barishwe abandi barakomeretse, nta biryo nta miti nta buyobozi, abenshi bari barasubiye mu gisirikare cya Uganda umwe ku wundi banyonyomba. Izo commentaire zose zirenga 200 zambwiraga gukomeza nkabasomera iki gitabo ndetse mpere ku gice gikurikiraho. Mwarakoze cyane narabikunze, Imana ibaha umugisha, nubundi nimusanga ari ngombwa yuko nakomeza muzongere mubimbwire. Nta rwitwazo na ruto nabona rwo kubatenguha cyangwa gukora ikinyuranye n'icyo mwambwiye. Igice gikurikiraho kivuga ibibazo Paul Kagame yahuriye nabyo mu rugendo ruva Kansas hamwe n'umugeni we mu ndege. Bahagurutse bafite amavarisi abiri n'igikapu kimwe cyo mu ntoki, buri umwe afite ivarisi ye kandi zitagomba kwivanga kubera ko mu kanya gatoya zari zigiye kubyara amahari. Jeannette Nyiramongi na Kagame Paul bari bagiye gutandukanira mu kirere. Umwe arerekeza mu Bubiligi ni Jeannette, undi aje muri Afurika, by'umwihariko aje mu muriro w'amasasu ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Intambara yaratangiye hashize igihe gitoya. Hari ibyago byinshi ko iminsi yo kwishimana nk'umuryango mushyashya ishobora kuba irangiriye ahangaha. Paul Kagame ariyumvisha yuko gupfa aribyo bishoboka cyane kurusha kubaho. Mu kwihagararaho ariko nk'umugabo asezeye ku mugeni we, amubwira yuko Imana nibishaka bazongera kubonana. Nk'umukomando yihagazeho, ariko arabize neza yuko urupfu ari rwo rumutegereje kurusha ubuzima. Madame Jeannette aratwite. Intasi z'u Rwanda zarabikekaga yuko hari umusirikare ukomeye uvuye Kansas muri Amerika uje kuyobora ingabo z'inkotanyi, arahigwa bukware ahantu hose. Umukino wo kumuhiga bukware ku migabane itatu, Amerika, Uburayi na Afurika, ugomba gutangirira ku bibuga by'indege aho ashobora gukandagiza ikirenge hose. Arahigwa i Addis Ababa muri Ethiopia, arahigwa Jomo Kenyatta International Airport i Nairobi muri Kenya, arahigwa mu nzira zose z'imihanda migenderano minini cyane ziva Uganda zerekeza mu Rwanda. Imitego mishibuka ni myinshi, imwe arayitekereza ariko indi ntabwo ayizi. Gusa ushakishwa nawe twibuke ni umukomando maneko ku rwego rwo hejuru. Paul Kagame afite ibikapu birimo n'ikirimo amadolari menshi azanye, agizwe n'inkunga zivuye ku banyamuryango ba FPR inkotanyi bari mu Burayi no muri Amerika. Intasi z'u Rwanda muri iyo minsi ziri ahantu hose Kagame ashobora gukandagiza ikirenge. Zimubonye nako kanya niwe wanted number 1, arashakishwa. Amafoto ye menshi afitwe n'abamaneko hirya no hino, barimo n'abakozi b'ibibuga by'indege bahawe akazi ko kumucungira hafi kugira ngo igihe akandagira aho hantu ahita afatwa. Ni nako byagenze, byaragiragejwe. Igisigaye biragenda bite kugira ngo Paul Kagame akwepe iyo mitego yose? Turatangiye urugendo, turuhereye ashinguye ikirenge ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikirenge kimwe ku butaka, ikindi ku ngazi y'indege ya Boeing 747, imwe mu nini zitwara abagenzi hagati mu mijyi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo mu gitabo handitsemo ukuntu yari yambaye n'amabara y'imyenda, ariko byumvikana yuko yari yambaye mu buryo butuma yihinduranya cyane no kujijisha ku buryo wamubona yamwibeshyaho cyangwa agashidikanya. Ariko muri iyo minsi yarakonje, ashobora kuba yararengejeho na kafurari hejuru y'amakoti y'imbeho amurinda gukonja. Paul Kagame na Madame barahagurutse mu rugendo rwerekeza i New York. Paul Kagame yari kumwe n'abandi bagenzi benshi ariko batari mu mwuka umwe. Abantu benshi baratekereza ku nama z'akazi bagiyemo, abandi baratekereza ku birori bihambaye batumwemo bagiye kwitabira, abandi baratekereza kuri business. Paul Kagame ari mu yindi si, arihariye cyane, yatakaye mu bitekerezo, arasa n'utekereza ibintu bigera ku gihumbi byose cyangwa birenga. Aribaza imitego mishibuka imutegereje kandi ishobora kumuhitana. Arabizi ko mu nzira bamuteze, agiye guca mu nzira nyinshi cyane kandi zisaba gukwepa. Ntabwo ari byo gusa, yagombaga no kwiga ku buryo bwo gusimbuka iyo mitego, kandi si ibyo gusa, agomba no guhungisha umugore. Umugore we amuri ruhande mu ndege, ntibaganira byinshi.
gusa madame arabizi neza ko ntandi umugabo we agiye hatari mu ntambara. Nta makuru na makeya madame afite y'ukuntu ibintu mu nzira byifashe, ntazi amahwa y'imishubi n'ibimene by'amacupa umugabo agiye gusimbuka no kunyuramo. Nta nubwo azi neza ibintu biri ku rugamba, gusa icyazi nuko n'ubundi umugabo agiye ku rugamba mu buryo butoroshye. Muri ako gahe gatoya bamaze bari muri Kansas, madame Jeannette Kagame yari atwite. Ntabwo Paul Kagame yifuzaga kumusiga ahantu atamenyereye, niyo mpamvu yatekereje yuko byaba byiza amwohereje mu Bubiligi, aho umwe mu bakobwa bavukana yari atuye. Kubera iyo mpamvu birumvikana hakenewe visa ebyiri, iy'umugore we imuvana muri Amerika imwerekeza mu Bubiligi, ubwo nindi ya Paul Kagame imuvana muri Amerika agaca mu Bubiligi hanyuma akaza kugaruka muri Afurika. Muri iki gitabo ntabwo Paul Kagame yavuze amazina y'umuvandimwe we w'umukobwa wakiriye Jeannette Kagame mu Bubiligi, ariko birashoboka yuko ari Gracia Rutagambwa, umukobwa w'imfura wa Rutagambwa se wa Kagame, cyangwa se wenda undi mushiki wa Kagame witwa Catherine Avril Rutagambwa. Bose bari batuye baranashatse abagabo mu Bubiligi. Hari umuntu w'inshuti ya Paul Kagame wakoraga mu muryango w'abibumbye nka ambassadeur wa Uganda muri uwo muryango. Niwe Kagame yiyambaje rero kugira ngo amushakire visa ebyiri zakoroshya kugera mu Bubiligi kuri madame Jeannette. Uwo muntu nawe amazina ye ntabwo agaragara muri iki gitabo turimo dusoma cya 15h, ariko ubwo nashakishaga mu bindi bitabo bitandukanye by'amateka no kuri internet, nasomye yuko uwo muntu ashobora kuba ari His Excellency Stephen K. Kantenda Apuli. Yakoze izi nshingano zo guhagararira Uganda mu muryango w'abibumbye guhera mu 1988 kugera mu 1996. Impamvu bashobora kuba bari baziranye nuko uyu mudiplomate mbere yo kujya muri Amerika, aho yaramaze imyaka 2 gusa, yari yarabanje kuba umusirikare ukomeye muri NRA. Byumvikana yuko baba barakoranye mu gisirikare cya Museveni na Paul Kagame. Uwo muyobozi muri Uganda yarazi neza yuko Paul Kagame ari umuntu ukomeye cyane mu bayobozi ba FPR Inkotanyi, kandi yaranazi neza yuko ingabo za FPR zagabye ibitero ku Rwanda. Ngo yabitekerejeho neza rero, asanga Kagame atagiye mu Bubiligi byo kuba herekeje umugore gusa, yaketse yuko Kagame ashobora kuba afite indi gahunda. Ni umusirikare nawe arabikeka. Uyu mugabo wo muri Uganda ngo yabajije Paul Kagame ati nones mugiye mu biki? Ngo yari afite amakenga menshi mu buryo bugaragara. Kagame ngarasubiza ati ntabwo mbizi. Noneho wa mudiplomate araseka cyane, na Kagame araseka, ariko noneho Kagame ngarongera ati nanjye nta kindi kingenza uretse guherekeza umugore wanjye gusa akagera mu Bubiligi. Paul Kagame yavugaga ibingibi nawe aseka, maze wa Mugande arongera aramubaza ati utabeshye koko ubuzagaruka muri Amerika? Kagame ngo aramusubiza ati bari abantu no kuvuga FPR bafite indwanyi zihagije zo kugaba ibitero mu Rwanda, yewe ngomba kubanza gusoza amasomo yanjye muri Amerika. Uzajya kubona ubone ndagarutse rwose, hanyuma nyuma nzabone kujyayo ariko nsoje amasomo. Ikinyoma nk'iki ngo cyaje mu buryo bworoshye cyane. Nicyo Paul Kagame yari afite mu bihe nk'ibi ngibi byo kubwira umudiplomate wamufasha kubona visa ebyiri. Uyu mushuti we wo muri Uganda yari afite uburambe muri diplomasi ku buryo atari gukora ikosa ryo gukomeza guhata Paul Kagame ibibazo. Uyu mugabo ngo yarekeye aho ngaho, ahita ahamagara umushuti ukora mu Bubiligi kugira ngo abafashe kubona visa ebyiri ziborohereza kugera mu Bubiligi bavuye muri Amerika. Hirya no hino ku isi, impunzi z'Abanyarwanda zakusanyaga amafaranga kugira ngo azafashe inkotanyi mu rugamba. Abatuye mu Bwongereza ni bamwe mu bari barakoze icyo gikorwa cyo gukusanya amafaranga. Ngo bari barakusanyije hafi ibihumbi 80 by'amadolari y'Amerika. Muri icyo gihe amafaranga yarakenewe kurushaho. Ingabo zari zikiri ku rugamba nta kintu namba zifite. Paul Kagame yahisemo kunyura mu mujyi wa Londres mu Bwongereza, akahagarara agakira ayo mafaranga kugira ngo ajyane ku rugamba. Aratwara amafaranga, nyamara no kugerayo we ubwe nabyo si ibintu byoroshye. Mu kibuga cy'indege i New York, Paul Kagame yaguze itike y'indege iva muri Amerika igaca i Londres igakomeza Brussels mu Bubiligi. Iyo tike yari y'umugore we. Yahise noneho agura indi tike y'indege iva muri Amerika igaca i Londres igakomeza Entebbe muri Uganda. Iyo noneho yari iye bwite. Ku munsi wakurikiyeho mu masaha ya nyuma ya saa 6 nibwo bahagurutse. Mu masaha ya kare y'undi munsi bari bageze Heathrow mu Bwongereza, ikibuga mpuzamahanga cy'indege kizwi cyane kwakira abagenzi benshi mu Burayi, Heathrow International Airport. Baraharaye babanza kuruhuka no kunoza imishinga yabo neza.
ku munsi wakurikiyeho Paul Kagame yarinyabije ahura n'inshuti y'umunyarwanda imushyikiriza y'amadolari 80,000 bari barakusanyije, bayamuhaye mu ntoki gutya hari imbumbe, maze nawe ajya mu mazu y'ubucuruzi acuruza imiti, no kuvuga farumasi, agura imiti imwe n'imwe yari ikenewe cyane ku rugamba. Yaguze kandi n'utundi tuntu tw'ingenzi nkenerwa, maze amafaranga asigaye ajyana kuri hotel. Aho ngaho kuri hotel yagiye niho Jeannette Kagame yari asigaye amutegerereje. Ku byabaye muri ako kanya, Paul Kagame yabwiye umwanditsi w'igitabo ati muri iryo joro nibwo twavuganye yuko we agomba gukomereza mu Bubiligi, nanjye ngakomereza mu Rwanda nciye muri Uganda. Umva imvugo nanone ya Paul Kagame ati twerekeje ku kibuga, agenda ukwe nanjye ngenda ukwanjye. Nari nerekeje i Entebbe muri Uganda ngendeye ku itike nari mfite. Ati gusa tugeze aho abagenzi bagenzurirwa nungutse igitekerezo ko bwaba ari ubusazi kunyura muri iyo nzira nari natekereje. Ati muri ako kanya nahise mbona yuko hari indi ndege igiye guca Addis Abeba muri Ethiopia. Nahise mbanza gufasha umugore wanjye kugira mu ndege ijya mu Bubiligi. Hanyuma ndamubwira nti uzaba umeze neza, humura, genda mu Bubiligi, tuzongera duhure mu gihe tuzaba dushoboye guhura. Tuzakomeza kujya duhana amakuru duhere none aha ngaha. Ati kandi wiyiteho, take care. Ako kanya gato cyane kangana urwara basezeranaho mu kibuga cy'indege ngo karagaye kamarangamutima akomeye. Kumusezeraho ntabwo byari ibintu byoroshye. Paul Kagame ati akigera mu ndege twasanze burya yaribagiwe agakapu ke gatoya ko mu ntoki, umupira w'imbeho na passport hamwe n'ibindi bintu. Nahise njya kubireba vuba vuba na bwangu, ku bw'amahirwe byose nasanze bihari aho twabyibagiriwe. Muri twembi nta numwe wari ufite igitekerezo cy'igihe tuzongera kubonanira, kandi ubwo yari atwite. Yari agiye kwibana mu gihugu cy'amahanga, ubanza ari nayo mpamvu yari yibagiwe ibyangombwa bye byose kubera gutekereza ibyo bintu byose. Paul Kagame ati muri icyo gihe guca muri Ethiopia ntibyari igitekerezo cy'ingenzi, ntabwo cyari cyiza. Umunyagitugu wahayoboraga Haile Mariam Mengistu yari amaze iminsi yica abantu batavuga rumwe bose mu gikorwa yari yarise White Terror. Ataho ibintu byari bigeze rero, inyeshyamba zimurwanya zari zarasatiriye umurwa mukuru Addis Abeba. Ubutegetsi bwe bwari mu kaga, hafi yo guhirikwa. Ati icyo gihe hirya no hino ku mihanda hari za barriere zikomeye cyane, hari n'amafoto y'abantu bakomeye mu gihugu yari amanitse ku kibuga cy'indege. Hari umukwabu ugamije gukumira ko hari umuntu ukomeye wasohoka igihugu. Kagame yageze muri uwo mujyi Addis Abeba awucamo mu mahoro, nubwo bwose yari afite ubwoba. Anahageze ngo agiye guhura n'inshuti yari hatuye ikora mu muryango wa OUA, uyu munsi ni African Union. Yahamaze iminsi, nuko ngo ku cyumweru cya 14 y'ukwezi kwa 10 arahava agaruka ku kibuga cy'indege. Iyo nshuti ye ngo yari yamuteguriye abantu bamenyereye iby'umutekano, bagombaga kumuherekeza bakamufasha kunyura kuri za barriere zose zitandukanye ziri mu nzira. Bageze ku kibuga cy'indege, wa muntu we yahise akomeza gahunda ze mu buryo butunguranye. Ahanga Kagame yaragiye kubaga kifasha, yafashe umwanzuro wo kudahagarika urugendo. Kuri barriere yo mu kibuga cy'indege, abashinzwe umutekano basakaga buri kintu cyose kugera ku dukapu tungana urwara. Uwo bakekaga yuko afite ibintu bitandukanye cyangwa bidasobanutse cyangwa umuntu gusa bakeka, bakamuhagarika bakamusigarana. Kagame ahangaha yari afite ibibazo byinshi, ariko yavuze bibiri. Icya mbere kwari ukurwana n'ukuntu yaza guca kuri izo barriere nta umwambaye amafaranga yari afite. Ikindi kandi kinakomeye kwari ukwirinda yuko baza kumuvumbura bakamufunga. Urumva yari umusirikare w'amahanga ugiye kurwana mu nyeshyamba zateye u Rwanda, kandi ubutegetsi buriho muri Ethiopia n'ubundi burarwanya inyeshyamba. Biranashoboka yuko hari imikoranire yari isanzwe ihari hagati y'inyeshyamba zateye Ethiopia ndetse na FPR inkotanyi. Paul Kagame yahise yigira inama yo gufata $1,000 akagishyira mu mufuka w'ishati kugira ngo aze kugikoresha nko gutanga ruswa mu gihe bizaba bikenewe cyangwa bibaye ngombwa. Yari amaze kugera ku murongo w'abantu bagiye gusakwa rero, Paul Kagame yatangiye kugira ubwoba ndetse n'amakenga. Ageze ahantu yagombaga gukurikiraho kugira ngo asakwe, ngo yumvise atiteguye neza asubira inyuma. Habanza gusakwa abandi bari bamuri imbere. Byaje kurangira n'ubundi bamugezeho rero, ariko nabwo yumva umutima uri kumurya, arongera asubira inyuma ho gatoya nanone. Kuri iyo nshuro noneho yahise ajya mu bwogero, douche na toilette, atekereza neza ikigomba gukurikiraho. Ibyabereye kuri iyo mirongo nyirubwite abivuga muri aya magambo. Paul Kagame ati nagarutse ku murongo nsanga abandi kubera ko bari benshi,
ibyo byose byabaga mu masegonda make cyane. Nafashe umwanzuro wo kugerageza amahirwe. Ibyago byari byinshi kurushaho. Mu magambo ya Paul Kagame mu gitabo ati hasigaye umuntu umwe kugira ngo bangereho, hahise haza umuntu ntazi atangira kuvugisha uwagombaga kunsaka. Ibyo gusaka byabaye bihagaze rero, barabanza baraganira. Bakomeje kuvugana kandi nari mfite briefcase hirimo amafaranga mu ntoki. Nafashe umwanzuro wo kubaca imbere nko muri metero 2, hanyuma njya kunyura mu mashini za X-rays zishinzwe gusaka. Kagame ati nahisemo guca hagati y'izo mashine ndetse n'inzu abantu basakirwamo. Nari ntegereje ko hari umuntu umbona akavuga ngo niko wowe ugiye hehe, garukira aho ngaho. Nari nzi yuko nihagira umuntu unkurikirana ndibuze kumuhaye amafaranga mfite mu mufuka w'ishati $1,000. Numvaga tugomba kuganira nkamwishyura ubundi akandika nkagenda. Kubw'amahirwe haba bagabo bombi bari mu kiganiro mpaka gitari cyoroshye. Ati ku buryo nagiye nkarinda ngera hirya gatoya aho badashobora kumbona, ninjira mu ndege nta muntu mbonye. Kagame atako kanya nahise mbona umupastor wari uri kwambara karuvate. Numva ari kuganira n'umugore bari begeranye bavuga ururimi rw'ikigande. Mu byo baganiraga hari harimo yuko bamaze umwanya munini cyane bicaye aho ngaho. Nagiye kumva numva umwe abajije undi atese wa muntu bashakaga ntabwo baramubona. Numvise bidasanzwe. Mbaza uwo mupastor impamvu twategereje igihe kirekire. Mubaza ibyo ari byo, nti nibiki byari byabaye. Yansubije yuko abakozi ba Ethiopian Airlines bari mu mukwa budasanzwe wo gushakisha umuntu uri mu kibuga cy'indege uteje ikibazo gikomeye. Umuntu uri mu kibuga cy'indege uteje ikibazo gikomeye ku buryo abantu bose basakwaga batinze gusakwa, mbese ibintu byatinze cyane, imirongo yari miremire. Umva icyakurikiyeho. Paul Kagame ati natekereje ko umuntu ashobora kuba ari jyewe, ariko sinagira icyo mbivugaho. Narakomeje ndicara. Hashize nk'iminota 10 mbona abakozi bo muri Ethiopian Airlines baraje. Baravuga ngo ubu noneho twagenda. Uwo mupastor yarababajije atese ibintu byose byakemutse. Baramusubiza bati yego, ubu buri kimwe cyose kiri ku murongo. Igikurikiyeho ni ukugenda. Twahise dutangira kwerekeza mu muhanda w'amabuye tugana ahantu tugomba guhagurukira. Mbere yo kwinjira mu ndege, buri wese yagombaga kwerekana imizigo ye, hanyuma bakayigenzura neza, ubundi bakayijyana ahabugenewe. Natangiye kwikanga, ariko noneho ndebye igikapu cyanjye ndakibura. Namaze akanya ndi kugishakisha. Abandi bose bagafata imizigo yabo bagenda, jyewe wanjye ndawubura. Nahise nibuka ko mu gikapu cyanjye harimo impuzankano yo ku ishuri nari mvanyeyo. Harimo ibitabo birimo amasomo ya gisirikare, harimo ibyuma cyangwa se ibisu byo kwitwaza mu mufuka, harimo yewe n'utundi tuntu dutandukanye nk'utwo umuntu yakenera ku rugamba twa gisirikare. Naje kubona hari umuntu uri ku bugenzuzi yafashe briefcase yanjye ayishyira mu maguru ye. Mu kaboko ke k'ibumoso yari afite impapuro, mu ndyo harimo utundi tuntu twinshi. Yari ahugiye mu kuvugana n'abandi bantu. Naribajije ntese mubaze impamvu yibeshya agafata umuzigo wanjye, cyangwa mubaze indi mpamvu yatumye awufata, use ndamenya ari ibiki. Paul Kagame ati uwo mugabo yarahagaze hagati y'indege ndetse n'ahateretse imizigo y'abantu. Yarahuze cyane avuga ibintu bidashira. Nafashe umwanzuro wo kugenda buhoro buhoro, hanyuma mfata igikapu cyanjye ngikuye mu maguru ye, ubundi nkijyana habugenewe. Ndatekereza ko atigeze anabimenya, yarahuze cyane. Yakomeje guhamagara atandukanije amaguru nkaho hari ikintu kiri hagati y'amaguru ye. Maze kwinjira mu ndege nakomeje kumureba umwanya munini cyane. Byaje kugeraho haza undi muntu baravugana bahita bagenda. Yagiye atanarebye kuri wa muzigo yari afite mu maguru ye, ni nkaho atanabyibukaga ko hari ikintu afite yagombaga gutwara. Ndatekereza ko impamvu bitangoye cyane muri Addis Abeba ari uko nasanze akavuyo mu buryo butandukanye kandi buteye ubwoba. Nyuma y'iyo nzira igoye gutyo irimo amacenga menshi n'ibigeragezo, Paul Kagame yashoboye gucika inzego za police muri Addis Abeba zashoboraga kubamufatira, zikamufunga cyangwa zikanamwica, kimwe nuko zashoboraga kumushyikiriza abamuhigaga bo mu Rwanda. Nyuma yaje kumenya yuko abandi bakozi b'inzego zibanga n'iperereza za gisirikare bari bamutegeye mu yindi migi 2 ngo bamukure mu nzira ataragira ku rugamba. Ku rundi ruhande, Jeannette Kagame twamuvuzeho kare yari yageze mu Bubiligi, ariko akihagera polisi iramufata.
imujyana mu cyumba cyihariye kumuhata ibibazo. Ikibazo cya mbere bamubajije baragiraga bati uri wenyine? Yarasubije ati yego ndi jyenyine. Barongera bati bigaragara yuko hari umuntu mwari buzane? Yarabusubije ati niko byari biteganijwe, ariko ubu ngubu ndi jyenyine. Uko guhatwa ibibazo kwamaze amasaha agera kuri 2, ariko abapolisi basubiramo ikibazo cyo kumenya niba yazanye n'umugabo we, byaje kurangira bamuretse arigendera. Mukuri inzego z'umutekano za Bruxelles n'iza Addis Abeba ntabwo arizo zonyine zari zahawe iyo misiyo, gusa nanone mu bundi buryo byumvikana nkaho batari basobanukiwe neza umuntu barimo bashakisha, nubwo bwose bari bafite ibimenyetso bigaragaza ko bagomba kumufata. Mbere yo kuva i Londres, Paul Kagame yari yahamagaye umwe mu banyamuryango ba FPR Inkotanyi uba muri Kenya kugira ngo baze guhurira ku kibuga cy'indege cy'i Nairobi, aho byari biteganijwe yuko aza guhagarara. Nta kindi gihe yabonye cyo guhamagara iyo nshuti ye ngo ayibwire yuko ahinduye gahunda. Iyo nshuti yaje ku kibuga cy'indege nk'uko byari biteganijwe. Ihageze yiyambaza indi nshuti nanone ikorera muri immigration. Bumvikana yuko uwo ukora muri immigration ari buze kujya gufata umugenzi witwa Paul Kagame akamugeza ahantu hatekanye. Hanyuma Kagame n'iyo nshuti bari bafitanye gahunda bakaza kubonana. Turi muri Kenya, abagenzi bose bamaze gusohoka mu ndege, wa mukozi wo muri immigration yaragarutse kuri ya nshuti ya Kagame azanye amakuru yari afite. Yaragize ati umuntu wantumye ngo njye kuzana mu by'ukuri ntabwo aje muri iyi ndege. Paul Kagame ati uko bimeze uko ni nako bari baduhaye amakuru yuko tugomba kwitondera uwo muntu. Ni umuntu tugomba kwitondera byanze bikunze. Bari badutegetse yuko naza kugera ahangaha tugomba kumufata, tukamufunga, tukamuhata ibibazo. Uvuga ibi ni umukozi wa immigration muri Kenya. Uko byumvikana, hari umuntu wari watanze amakuru y'urugendo rwa Paul Kagame kugira ngo wenda baze kumufata ataragera muri Uganda cyangwa se ataragera mu Rwanda, ariko yatashyikirizwa inzego z'umutekano n'iperereza by'u Rwanda cyangwa nicwe. Byaketswe yuko uwo muntu yaba yari umukozi wo muri Uganda wakoreraga New York, cyangwa se akaba umwe mu Babirigi bafashije mu kubona iya visa imwe twavuze, agatanga amakuru ku nzego z'u Rwanda. Byarashobokaga gutekereza ko hari umukozi w'inzego z'ubutasi z'u Rwanda waba wamubonye ku kibuga cy'indege i Londres mu Bwongereza. Abo bose hari impamvu zatumaga batekerezwaho, gusa urundi ruhande rwasigaye narwo rushobora gutanga amakuru. Abanyamerika Paul Kagame yari yasezeyeho mu ishuri yigagamo rya Leavenworth. Kuri iyi ngingo Paul Kagame yaragize ati ibyo kudukurikirana byatangiriye i Londres. Sinzi niba byaratangiye nkiva ku ishuri. Ubwo rero mu nzego z'ubutasi zo muri Amerika haba harimo umuntu waba waratanze amakuru ku bantu runaka. Wasanga ibyo navugiye mu ishuri rya Fort Leavenworth byarateye abantu kwibaza byinshi. Biragoye gutekereza gutyo, ariko nta bundi busobanuro nabona. Ntabwo nzi ngo niki cyabaye cyangwa se ni ukubera icyo kintu cyabaye gutyo. Nyuma yo gushushanya inzego z'umutekano ku bibuga by'indege bya Londres, Bruxelles, Addis Abeba na Nairobi, Paul Kagame yarasigaye gusimbuka imitego y'ahantu hamwe gusa. Mbere yo kugera muri Uganda, yari yabanje guhamagara inshuti ze nyinshi zakoraga mu nzego z'ubutasi muri Uganda, kwari kugira ngo zimufashe kuza kwikura ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Akigera ku kibuga cy'indege cya Entebbe, Paul Kagame yabonye umwe mu bari abakozi b'inzego z'ibanga zo muri Uganda yaje kumutega. Kagame akiva mu ndege, wa mukozi w'ibanga yahise amwegera, aramwongorera ati mpereza iyo briefcase yawe hanyuma unkurikire. Iyo briefcase tubyibuke yarimo $, ariko Kagame yayimuhaye yabyoroheje cyane nkaho ibintu birimo nta gaciro bifite. Bahise bajyana, bava aho abagenzi bahagarara mu mbuga berekeza mu nzu yagenewe abakiriya ku kibuga cy'indege. Bamaze kugenda kimwe cya kabiri cy'intambwe zarimo hagati aho ngaho ni hafi cyane, umwe mu bantu bashinzwe umutekano yarabahamagaye, arababwira ati muri mu biki? Uyu muntu namwibona yasohoka mu ndege, muri mu biki mwebwe? Wa mukozi wo mu nzego z'ibanga yahise asohoka mu buryo mugaragaza nk'umuntu udasanzwe, nuko aragira ati ibyo uvuga nibyo, ariko iki kibazo ntabwo gisanzwe, niyo mpamvu tubikoze gutya. Avuga aya magambo, uyu mutasi mu nzego z'ibanga za Uganda yahise yereka ushinzwe umutekano ikarita ye yo mu butasi. Nyuma yo kumwereka ikarita, uwo mutasi yarakomeje ati niba wumva utanyuzwe, ubwo maze kukwereka uwo ndi we, ushobora kugeza ikibazo cyawe ku rwego urwo arirwo rwose ushaka. Mu nyandiko handitsemo yuko habaye guterana amagambo by'akanya gatoya, ariko birangira Paul Kagame avuye ku kibuga cy'indege
ajya mu nzu itekanye. Ku byabereye i Entebbe muri Uganda, Kagame yaragize ati ubwo nari mu ndege hari undi mutasi wampaye amakuru yambwiye yuko hari umuntu ushinzwe umutekano wabonye izina ryanjye mu bagenzi baje, agahita abaza umukuriye icyo bari bunkorere ningera ku kibuga cy'indege. Uwabajije ibyo nawe nta gisubizo yari afite, yagombaga kubaza Perezida Yoweri Kaguta Museveni kandi yari muri Amerika. Twakoze ibishoboka byose kugira ngo indege igere ku kibuga cy'indege batarabona igisubizo bakiri mu rujijo. Wankuye ku kibuga cy'indege anjyana mu nzu itekanye hamwe n'inshuti yanjye ikora mu butasi baje kundeba nka saa 9 z'igicamunsi. Nari naniwe cyane nshaka kuryama, nzimye ibintu byose ndabanza ndaryama. Ntabwo nari nkeneye ikintu cyo kurya, ahubwo nahise mbaza ukuntu nagera ku mupaka ariko nkagera nijoro. Abari bashinzwe kumfasha bahise bategura imodoka ebyiri, harimo iyanjye ndetse n'iya escort. Nabyutse saa 2 z'umugoroba mfata ifunguro hanyuma ntangira urugendo. Twaragiye kugera budukereyeho, byantwaye nk'amasaha 6. Umupaka bari banyoboyeho bwa mbere wari umupaka urinzwe cyane ariko ufunguye cyane kuri twebwe, wagenzurwaga n'Abagande bari badushyigikiye. Ahandi ho twahageze nka saa 11 za mu gitondo cyangwa se wenda saa 11 n'igice, hanyuma mpita nambuka umupaka ninjira mu Rwanda. Nta kintu cyanjye na kimwe cyari kiri ku murongo. Nkihagera nabonye kimwe mu bintu bibi cyane nabonye mu buzima bwanjye. Ikintu nabonye uwo munsi hamwe na genocide nibyo bintu bibi cyane bibiri kurusha ibindi byose nabonye mu buzima bwanjye, bikanguma mu mutwe ndetse bikampindurira ubuzima mu buryo buhoraho. Ibyo byombi ntibijya bimvamo, mbana nabyo. Ahagana saa 12 n'igice nafashe ibyo kurya bya mu gitondo, icyayi na biswi. Nararanganyije amaso mbona abasirikare bakomeretse, ndagenda ndabasuhuza. Bari bishimye kumbona. Hari ikintu kibi cyane cyari cyabaye, bari bakeneye ikindi kintu runaka cyangwa se undi muntu runaka. Nabajije umwe muri abo ngabo, ntese ngufashe iki? Aransubiza ati nyakubahwa, ndabizi yuko utajya unywa itabi, ariko ndakwinginze nshakira itabi n'inywere, nicyo cyonyine ngusabye. Kubw'amahirwe hari amakarito 3 y'itabi nari nakuye Kampala, nahise nyabaha. Kuva uwo munsi sinshobora kwibuka amasaha namaze ntasinzira. Nageze aho nenda kwinyagiza kubera kugerageza gukemura ibibazo byinshi byari bikeneye ibisubizo ako kanya. Nahamagaje abayobozi b'ingabo mu mitwe yari ku rugamba, mbabwira yuko inshingano bazisigira babungirije, hanyuma bakaza tukagirana inama. Abagaba b'ingabo mu mitwe yose baragarutse, dukora inama. Bari baracitse intege ku buryo bugaragara, nubwo bihagararagaho ariko byari ibintu bikomeye. Ntabwo bari bagitekereza neza, ibintu byari byarazambye. Urupfu rwa Fred rwari rwarabaye icyago. Uretse kandi ibyo, ku rugamba ibintu ntibyagendaga neza. Bari bamaze iminsi baraswaho n'intwaro zirasa kure, harimo n'ibitero bidahagarara byaturukaga mu kirere bigabwe na kajugujugu za Gazelle. Gutera intambwe igana imbere ntibyari bigishoboka. Nta muntu watekerezaga yuko ingabo z'u Rwanda zifite ubushobozi bungana gutyo bwo kugaba ibitero byo kudusubiza inyuma. Muri ubwo buryo bukomeye gutyo rero, nta muntu n'umwe wari ufite icyizere. Bimaze kugaragara yuko u Rwanda rukomeye cyane kandi bidasanzwe, buri wese yamenye ukuri yuko Ubufaransa bwaje kurokora umusangirangendo wabwo. Muri iyo minsi nibwo Perezida Habyarimana yaravuye New York, ageze mu rugo asanga inyeshyamba zimere nabi igihugu cye. Ahita yiyambaza Abafaransa ngo baze bamutabare. Kwari kugira ngo yerekane yuko ibintu byacitse birumvikana. Ahitamo yuko ingabo ze zigabaho ibitero mu mujyi wa Kigali, hanyuma bigashinjwa FPR. Mu gitondo cyakurikiyeho itariki ya 5 y'ukwezi kwa 10, hari utuntu dutoya twari twangiritse, ariko ikinyamakuru Le Monde cyanditse yuko ibintu byacitse, ndetse na ambasade y'Ubufaransa ikoreshwa mu kubeshya yuko umujyi wa Kigali wabaye imbuga y'urugamba, ko ibintu bitoroshye. Ati muri icyo gihe Habyarimana yari yaramaze guhura na Jean Christophe Mitterrand, umuhungu wa Perezida w'Ubufaransa François Mitterrand. Yari umujyanama we mu bijyanye n'umugabane wa Afurika. Uwo muhuro warangiye Ubufaransa buhita bufata umwanzuro wo gufasha u Rwanda. Mitterrand yabwiye inshuti ze ati tugiye kumwoherereza abahungu bakeya, tugiye kumuha umusanzu, ibintu bizaba byagenze neza mu mezi 2 cyangwa 3, ntabwo bizarenga. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 10, Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa Michel Rocard yatangaje yuko hari operation zirimo Operation Norwa na Operation Nordwind bagiye gukora. Muri izo operation abasirikare 600 b'Abafaransa barwana baturutse mu kirere, paratroopers, bagombaga guhita bagera mu Rwanda.
yavuze yuko izo ngabo zaje kurinda abaturage b'Ubufaransa gusa nta kindi. Ibyo byari ukubeshya kubera ko mu cyumweru kimwe gusa Abafaransa bose bari bamaze guhungishwa, ariko za ngabo z'Ubufaransa zo zarahagumye. Mu kuri baje boherejwe kurwana kuri leta y'u Rwanda, twari tubizi. Hari umucanshuro kabuhariwe w'Umufaransa wazanye n'izo ngabo witwa Paul Baril. Akigera mu Rwanda yahise ajya gukorana n'umugore wa Habyarimana. Abafaransa bari babizi neza yuko ingabo z'u Rwanda zidafite morale, ko zidafite imyitozo ihagije, kandi ko nta bikoresho bidasanzwe bafite, ko nta mitwe y'ingabo idasanzwe bafite, ko ari ukugendera mu cyuka gusa. Ati Ubufaransa bwafashe inshingano zo kuyobora ibintu byose mu Rwanda. Ati Abafaransa nibo bakoraga ibitero by'intwaro zirasira kure, bakagurutsa indege zo kurwana bakanazirashisha, bagatanga amabwiriza ku bayobozi b'ingabo z'u Rwanda bari bayoboye abandi ku rugamba muri rusange. Paul Kagame muri iki gitabo ati ingabo z'Ubufaransa zazanye radio zitumatumanaho zari zigezweho cyane mu gisirikare. Ubwazo zatangiye gufunga imihanda imwe n'imwe yo muri Kigali, zitangira no kugira uruhare mu guhata ibibazo ababaga bafunzwe bakekwaho gukora na FPR Inkotanyi. Ibyo nibyo byatumye rero ibitero byo kwirwanaho bigira imbaraga, ndetse Inkotanyi zikabihunga cyane. Nyuma y'imyaka mikeya, Paul Baril yabwiye abanyamakuru ati ingabo zidasanzwe z'Ubufaransa nizo zahagaritse ibitero by'iterabwoba bya FPR Inkotanyi ndetse na Uganda. Hari Abafaransa bafashwe nk'intwari kubera inkuru basize imusozi zo gufata indege bakajya gusuka imvura y'amasasu kuba barwanaga. Mu rwego rwo kongerera Ubufaransa imbaraga, igihugu cy'Ububirigi cyohereje abasirikari 400, kandi byari no kwerekana yuko umubano w'ibihugu byombi ukimeze neza na nyuma y'ubukoroni rwose. Ati nanone Perezida wa Zaire Mobutu Sese Seko nawe yohereje abasirikare 100. Ati gusa bageze ku rugamba batangira gutandukira bikorera ibyaha nk'uko bisanzwe. Umwe mu bari ku rugamba ngo yaje kubavugiraho, nuko aragira ati nta nzu nimwe abo bazayihwa bataragiramo basahura, nta n'umugore n'umwe wabacitse bataramufata ku ngufu. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa bageze mu Rwanda, Habyarimana yarabirukanye, bataha buhoro buhoro batwaye ibyo basahuye birimo za televiziyo n'ibindi bifite agaciro byimukanwa. Ibyashobokaga byose barabitwaraga. Nyuma y'ibyumweru 2 Inkotanyi zigabye ibitero, zari zageze ku rwego rwo gutsindwa bya nyabyo. Abasirikare benshi barimo abagaba b'ingabo ndetse n'abarwanyi basanzwe bari barishwe. Abari bakiriho bari barihebye, abandi barwaye indwara ya dysentery. Ntabwo muri iki gitabo basobanura neza iyi ndwara dysentery, ariko naje kureba nsanga ni indwara ushobora kugeranya na diare, ariko itewe n'ibiryo wariye bitameze neza cyangwa ubuzima bubi ubayemo. Muri ibyo bihe bigoye gutyo, kongeraho ibitero by'ingabo zikomeye cyane z'Abanyaburayi, nibwo Kagame yinjiye ku rugamba. Buri musirikare mukuru wese mu Nkotanyi yarazi Kagame, ndetse n'abatoya hafi ya bose bari bamuzi. Gusa hari abatari bamuzi. Hari abo bari bararwananye mu ntambara yo mu mashyamba yo muri Uganda n'ingabo za NRA. Bari bamuzi nk'umuntu utekereza cyane, ukoresha amayeri menshi, indwanyi itisukirwa, utagira imikino mu bijyanye n'imyitwarire y'abasirikare, ndetse utihanganira imyitwarire mibi iyo ari yo yose yaranga umusirikare. Abandi bari bamuzi nk'umuntu uba afite amakuru menshi cyane ahagije ajyanye n'urugamba, maneko kabuhariwe. Yari afite uburambe mu kurwana intambara z'udutero shuma, igwerira, azi neza ibijyanye n'ubutasi, kandi afite abantu benshi baziranye mu Burayi, muri Amerika no muri Afurika. Bamwe muri abo ngabo bashobora gutanga ubufasha. Gusa hari abatari bafite icyizere yuko Paul Kagame ubwe yashoboraga kurokora izi ndwanyi sari zigeze ahabi. Nyine nta wundi wari uhari, bamwizeyemo ubushobozi buhagije. Richard Sezibera yari mu bagaba bizi ngabo. Muri iki gitabo yatanzemo ubuhamya, yaragize ati byara amahitamo atagibwaho impaka kubera imiterere ye mu buzima busanzwe. Ntabwo ikibazo cyari ukuvuga ngo ninde uzatuyobora, ahubwo ikibazo cyari azaza ryari. Richard Sezibera ati uko mbizi hari abantu baremewe kuyobora. Muri iki gitabo yatanzemo ubuhamya kimwe n'abandi basirikare benshi. Hari abantu benshi mu basirikare bifuzaga gukoresha ibitero shuma, bashakaga no kubivuga beruye, ariko mu gutegura ibitero Fred Rwigema yari yarabiteye umugongo. Aho kwiga ukuntu azahangana mu ntambara by'igihe kirekire, Fred yahisemo guhangana imbona nkubone n'ingabo z'u Rwanda mu nzira zerekeza i Kigali. Yifuzaga yuko yahangana n'ingabo z'u Rwanda guhera ku mpaka wa Uganda, bagahangana bakinjira i Kigali. Umwanditsi yarakomeje atubanza imiterere yo kugira amahane no kwigirira icyizere, ari byo byatumye Fred yumva yuko bazagera ku ntsinzi byoroshye cyane, kandi bakarwana imbona nkubone nta kwihisha ku mirongo y'urugamba, batambuka badvancinga wa mugani
bakagera i Kigali. Umwanditsi ati ikindi Fred atitayeho cyane ni imbaraga z'Ubufaransa baje mu rugamba ibitero bigitangira. Birumvikana Fred ntabwo yatekerezaga ko Abafaransa bashobora kuza ku rugamba by'ako kanya. Uko byagenze kose ayo mahitamo ntabwo yabahiriye. Akazi ka mbere ka Paul Kagame akigera ku rugamba kwari ukongera kubaka izi ngabo asa n'uhereye kuri zeru, ndetse ahazaza h'uyu mutwe hari hashingiye cyane ku myanzuro yaragiye gufata. Kwibeshya gutoya ku mupango wari wo wose byashoboraga no gutuma abari basigaye nabo bashirira ku icumu. Nyuma y'inama zitandukanye n'ubusesenguzi yakoze ku giti cye, Paul Kagame yafashe umwanzuro w'icyerekezo gishyashya. Yahisemo gusubiza ingabo inyuma, reorganization babyita reorg mu gisirikare. Asigaza bake cyane. Abo yasigaje bari bafite inshingano zihariye kandi nabwo mu bice bitandukanye bidatuwe cyane. Abandi berekeza ku mipaka y'amajyaruguru ashyira uburengerazuba ahari Birunga ku mupaka wa Uganda ndetse na Congo Zaire y'icyo gihe. Dr Richard Sezibera wari umusirikare ari mu batanze ubuhamya muri iki gitabo. Yaragize ati nta muntu n'umwe watekerezaga ibyo kujyana ingabo mu Birunga. Ni ahantu hafite ubutumburuke buri hejuru cyane, ni kure y'aho twari turi. Twari twamaze kwamburwa agace twari twarafashe ku buryo n'inzira zatugeza mu Birunga nazo ntabwo zari zoroshye. Ati ingabo zari zacitse intege. Igitekerezo kwari ukongera guhuriza hamwe abantu bakongera kwiyubaka. Ni ibintu abenshi babonaga bakumva byabagize ingabo zongeye kwihuza nyine, ariko nta watekerezaga ukuntu byakorwa. Nta watekerezaga igikorwa hano cyabera cyangwa se ko cyabera mu Birunga. Kagame yari afite umushinga, ndetse bivugwa yuko yari yarohereje abantu bakeya bagomba kujya kugenzura Ibirunga no gushaka inzira. Ni abatasi birumvikana. Muri iki gitabo umutangabuhamya ati abantu bigabanyijemo amatsinda, bamwe basigara inyuma mu buryo bw'amayeri tactics, ndetse hakagira n'abakomeza kugaba ibitero. Dr Richard Sezibera ati twakoresheje amayeri menshi cyane kugira ngo dukomeze kujijisha ingabo za Habyarimana zigume mu byerekezo bitari byo, hanyuma natwe tujye mu Birunga tuzijijisha gutyo. Ati ubu buryo bw'amayeri adasanzwe gutyo bwakomeje no gukoreshwa mu ntambara kandi byatanze umusaruro. Ati igitekerezo cyo kujya mu Birunga kwari kugira ngo abantu babone aho bihisha hatekanye, babone ukuntu baruhuka neza, banahigira imishinga mishyashya. Wari umwanya mwiza wo kuvugurura inzego z'ubuyobozi ndetse no kurema uburyo bwo gufungura imirongo mishyashya y'urugamba, kubera ko indi yose yari yarafunzwe. Kuri iki gitekerezo Paul Kagame yaragize ati ingabo nazigabuyemo amatsinda abiri, izibarirwa muri 400 zijya mu Birunga, izindi ziguma inyuma hafi y'umupaka wa Uganda. Paul Kagame ati narababwiye nti umva rero, amatsinda 5 niyo agiye kugenda, hanyuma abandi barasigara hangaha. Igitekerezo cyanjye kwari kujijisha umwanzi ngo ahugire kubasigaye gusa, hanyuma abandi bagende. Twari twaragerageje kubikora mu kwirinda no kwangiza imipangu y'umwanzi. Buri uko bamenyaga ahantu turi bahagabaga ibitero. Itsinda rimwe ryarasigaraga kugira ngo irindi rigende kandi bikagera ku ntego gutyo. Urugendo rwo kugeza ingabo mu Birunga rwatwaye icyumweru cyose. Uganda bigizemo uruhare kubera ko abayobozi b'ingabo zo muri Uganda bemereraga inkotanyi gukoresha ubutaka bwa Uganda mu buryo bwose bushoboka. Tito Rutaremara ari mu batanze ubuhamya muri iki gitabo cya Stephen Keinzer. Yaragize ati ikintu cy'ingenzi cyane kwari gukora ibishoboka byose ku buryo umubano wacu na Uganda ugera kuri buri musirikare waho. Twari twaramaze imyaka tubana nabo kandi twaranarwaniye hamwe. Ati mu kurwana no kwambuka tujya mu Rwanda, buri gihe twabaga dufite umusirikare wa Uganda utubwira ati munyura hangaha. Icyo gihe Museveni yagumaga kuvuga ko nta kintu adufasha uretse kuduha inzira tukirwanaho. Izi ngabo zagiye mu Birunga mu 1990 ntabwo ari bo bambere bari bakoresheje iri shyamba nk'ibirindiro, kubera ko hangaha niho hari ingagi za nyuma so mu misozi zari zarakambitse, ku buryo Diana Fossey yari yarahashinze ibirindiro bye ngo yige kuri izi ngagi. Nyuma y'urupfu rwa Diana Fossey wishwe mu 1985, hari abandi bahanga mu bya siyansi nabo bahubatse inkambi. Abangaba rero ntabwo bishimiye ko hari inyeshyamba zari zihaje kuhakambika. Bo bumvaga hagomba kuba ahantu hatuje cyane, hahurira abahanga mu bya siyansi bari gutekereza ibintu bijyanye n'imibereho y'inyamaswa. Babiri muri abo bahanga ngo hari igihe banditse bati aho byari bibereye bibi cyane nuko izo nyeshyamba zitari abanyarwanda ba nyabo mu mboni zacu. Bari abantu b'urubyiruko ruvuye muri Uganda bavuga icyongereza. Amazina yabo yari Fred, Peter, Nandi, ndetse n'izina ry'umuryango wabo ryari riri mu cyongereza.
twebwe twabonaga ari Uganda yateye u Rwanda. Bakigera mu birunga, abarwanyi b'inkotanyi bahuye ikibazo gikomeye. Nta numwe muri abo ngabo wari warigeze aba mu misozi nk'iyo ngiyo, ahantu harakonja cyane. Ntabwo hari ibihingwa cyangwa ubworozi bw'inka ku buryo bari kubona ibintu bibatunga mu buryo busanzwe. Ikibazo kiravutse. Ikirenze kuri ibyo, nta hantu bafite bakura imiti cyangwa aho bashobora kuvurira umuntu wakomerekeye ku rugamba. Kugezwaho ubufasha byari ibintu bigoye cyane. Ikirenze kuri ibyo, n'imbeho iteye ubwoba yo mu birunga. Intoki n'amano byatangiye guhura n'ibibazo. Ibibazo si ibindi, gushishuka no gucika hamwe na hamwe. Hari ubwo abasirikare boherezwaga ku burinzi, hanyuma mu gitondo ntibagaruke, maze bakabasanga bapfiriye ahantu bahagaze, amaso yabo agifunguye ndetse n'intoki zigifashe mu mbunda. Mbese ushobora kugira ngo n'umusirikare uhagaze nyamara yashizemo umwuka kera. Joseph Kabare ni umuhanga mu by'ubugenge, yabarizwaga muri izi ngabo. Ku buzima bwo mu birunga yatanzeho ibitekerezo muri iki gitabo. Yaragize ati, kubona abasirikare bapfira mu nkambi bataguye ku rugamba byari ibintu bibaje cyane. Umusirikare agapfa gutyo kubera imbeho ikabije. Ibyo ngibyo biri mu bintu byahangayikishije Paul Kagame cyane. Ibyo kurwana byagiye ku ruhande, noneho batangira kwibaza ku buzima bw'ibanze bagasaga no buri kunanirana kuri buri musirikare. Nta biryo byari bihari, kwari uguhangana no kumanuka gusa. Ati buri musirikare yarazi intego dufite. Twari twarababwiye yuko hari iminsi tuzajya tugorwa no kurya, ko ndetse hari nubwo tuzabura imyambaro. Twari twariteguye mu mutwe kandi byaradufashije. Muri ubu buzima bushaririye, FPR inkotanyi yari yubatse. Bivura ibikomere bari bakwiye ku rugamba. Ku rundi ruhande, hirya no hino ku isi hari abantu bari barashyikiye inkotanyi mu buryo bweruye, bakusanya amafaranga, bakagura imyenda, ibyo kurya hamwe n'ibindi bikenewe byose, hanyuma bakabyohereza. Aloysia Inyumba ari mu bantu baganiriye n'umunyamakuru w'umwanditsi Stephen Kaiser. Nawe ibyo yavuze bijya muri iki gitabo. Yaraherutse gusoza amashuri ya kaminuza mu bijyanye na social works. Yagize uruhare muri ibi bikorwa byo gukusanya ubufasha n'inkunga. Yari yarabaye muri Uganda, ahantu Tito Rutaremara n'abandi bayobozi bari barashinze ibigo by'ibanga byatorezwagamo abasirikare. Abarangije kuhatorezwa bahitaga boherezwa ku rugamba, bakanafata iya mbere mu gutoza abandi. Mu 1988 Inyumba yari yaragizwe umuyobozi ushinzwe ubukungu muri FPR. Umwanditsi avuga yuko mu basirikare ba FPR inkotanyi batagiye ku rugamba, Inyumba ashobora kuba ari we watanze umusaruro mwinshi kuruta abandi basigaye. Ikintu cya mbere Inyumba yakoze ni ugushinga ibigo byo gukusanya inkunga muri buri gihugu cyabagamo impunzi z'abanyarwanda. Byatangiye babikora mu buryo busanzwe, bagiraga amateraniro hanyuma bagasaba abantu kwitanga. Nyuma rero bazana igitekerezo gishyashya ku buryo n'abantu bakennye batangiye gutanga umusanzu uko bifite. Hari abashinze amatsinda yo gutoragura amacupa yamaze gukoreshwa akagurishwa. Abandi bagiye mu mirimo yo kudoda inkweto cyangwa se imyenda, imirimo iciriritse cyane ariko ishobora kuzana ifaranga ryafasha FPR inkotanyi ku rugamba. Abandi bagura ibyo kurya bipfunyitse bakabyohereza cyangwa bakabyitekera. Ibishobora gupfunyikwa birimo nk'ibikomoka ku masaka, hanyuma bakabizanira inkotanyi zari mu birunga. Byose nta na kimwe kitazaga. Amatsinda nk'ayo hafi ya yose yayoborwaga n'abagore. Nta na rimwe higeze hagaragara ibyo kunyereza ubufasha cyangwa se indi nkunga yazaga ku rugamba. Byakorwaga mu mucyo. Inyumba yarabiyoboye. Aho Aloysia Inyumba yajyaga hose agiye gukusanya ubufasha, yahashyiraga amafoto n'amashusho bigaragaza ubuzima bubi inkotanyi zari zibayemo mu birunga. Yahoraga avuga aterega bariya n'abana bacu. Aho kubita inyeshyamba cyangwa kubita ingabo, yakoreshaga abana bacu bari mu birunga. Mu mijyi itandukanye, Nairobi, Londres, Washington, Inyumba yaragiraga ati, ibyo turi gukusanya ntabwo ari bigenewe abasirikare, ni bigenewe abana bacu bari ku rugamba, kandi turi ababyeyi babo. Murabizi yuko umubyeyi ahorana inshingano zo kwita ku mwana we nuko ibintu bimeze. Abanyarwanda baba mu buhungiro bafataga Inyumba nk'umuntu utagerambirwa gukusanya inkunga. Abari ku rugamba bo bamubonaga nk'ikisi, umucunguzi, umutabazi, yari undi muntu udasanzwe. Kubera guhora atekereza cyane, yaje kugeraho amenya yuko nyuma y'isenyuka ry'urukuta rwa Berlin mu Budage hari impuzankano za gisirikare zihendutse. Izo mpuzankano uniforme za gisirikare zari mu ruganda rumwe rwo mu burasirazuba bw'Ubudage. Inyumba afata umwanzuro
wo kujyayo akazigura ku ibeyi, byari nk'icyamunara. Yaraciririkanyije cyane, azigura ku giciro kiri hasi cyane ku buryo umuntu atari gupfa kwizera yuko ibyo bintu byashoboka. Inyumba ntiyarasanzwe. Umwe mu nkotanyi yamuvuzeho nuko aragira ati kugira ngo ukure amafaranga kuri inyumba byasabaga yuko wahawe amabwiriza na Fred cyangwa se Kagame ntabandi. Ibitari ibyo nta n'igiceri yashoboraga kukwihera. Kimwe mu bikorwa by'indashyikirwa inyumba yakoze mu gukusanya inkunga ni ugutegura ukuntu abaterankunga bamwe bazajya gusura ingabo ziri mu birunga. Hari amatsinda yazaga aturutse kure cyane nko muri Amerika cyangwa se muri Canada, bakagera mu birunga baciye mu nzira zigoranye cyane. Nyuma y'iminsi nk'itatu abashyitsi b'abagabo bagahitamo kwambura imyenda yabo n'inkweto ndetse n'amafaranga yose bari bafite, bakabisigira izo nkotanyi zari zibayeho mu buzima butari bworoshye mu birunga. Inyumba ku kazi yaragakoze. Abashyitsi b'abagore bageraga mu birunga bo bahitagamo kwiyambura ibikomo bari bambaye bihenze ndetse n'amafaranga yose babaga bitwaje kugira ngo binezeze, bakayasiga aho ngaho bati ni mwakire bana. Joseph Karemera arabyibuka neza, yatanze ubuhamya muri iki gitabo. Ati kubona ubuzima urubyiruko rwari rubayemo aho ngaho mu birunga byatumaga abantu basubira ahantu baturutse bakagurisha ibintu batunze byose ngo batange umusanzu wabo. Mu gitabo bati nubwo ubuzima bwari bugoye gutyo, buri munsi hazaga abasirikare bashyashya. Amakuru y'uko inkotanyi zagabye ibitero yari yarasakaye ahantu ku isi yose, ahabaga impunzi z'abanyarwanda hose bari babizi. Abenshi basezeye ku kazi bakoraga, abandi basezera imiryango yabo, bafata inzira berekeza mu birunga, bahitamo gushyira ubuzima bwabo mu kaga mu marembo y'urupfu. Abagore batangiye gushyira igitutu ku bagabo babo n'abana babo, bakababwira bati wowe uracyari gukora iki ahangaha? Tugufashe tuguhuze n'abantu hanyuma bazakugeze ku rugamba, ni ukubera icyo ukiri ahangaha? Umwanditsi havuga ko mu bari bagize izi ngabo hatari harimo abantu bari babuze ikintu bakora, kubera ko hafi ya bose bari bararangije amashuri abanza, kimwe cya kabiri bararangije ayisumbuye, naho 20% by'aba bantu bose barangije za kaminuza. Abenshi muri abo ngabo bari barize ubugenge physics. Kugera mu 1991 inkotanyi zari zararenze ibyo gukuba kabiri umubare wazo. Bari bamaze kuba umutwe w'inyeshyamba ufite abantu benshi beza, batojwe neza kandi bafite umugambi umwe kurusha indi mitwe yose y'inyeshyamba yari iriho muri icyo gihe mu isi. Tugeze mu 1991 n'ubundi Perezida Paul Kagame aracyatanga ubuhamya muri iki gitabo. Muri uyu mwaka niho tuzabonera uburyo inkotanyi zakoze ibitendo byinshi cyane ku rugamba, mbese rusa naho rutangiye bushyashya. Muri uyu mwaka ni nabwo inkotanyi zakoze operasiyo ikomeye cyane yo gufata gereza nkuru ya Ruhengeri, bakabohoramo imfungwa, bakanatwara abasirikare benshi bari muri gereza bo ku ngoma ya Habyarimana. Uburyo umujyi wa Ruhengeri bawutitije bagasubira mu birunga, byose mubishatse twabiganiraho mu kiganiro gitaha. N'ubundi muri uyu mwaka w'1990 chapitre ya 5 tuyisoreje ahangaha.